dushimira ko ari nako bahinzi wacu bakivuka kuri wa munsi ashimye gusoza iminsi ye. Uyu mwanya rero dushimiye ko agaciro ke n'icyubahiro cy'umwami bikomeje kubimuha kumuherekeza mu cyubahiro cye tumubwiye nk'umubyeyi kandi nk'umuntu wagukoreye. Uyu mwanya rero dushimira ibyakozwe byose, none tugiye gukomereza ahandi twemerere kugira ngo tugendane natwe bakomeze imitima yacu twihanganishe twubake dusabe ubugingo bwacu bukomeze bugire neza. Mpamvu tugenda rero ugendana natwe kandi agaciro k'umubyeyi wacu akomeza agahabwe ahereke tumufere kimukwiye nk'umuntu wagukoreye kandi wari umubyeyi kuba kandi kuba ugendana natwe rero udufashe buri munsi wose wawe gahunda zose uziyobore kandi ibikorwa byose umwami bikorwe mu mutekano wawe mu izina rya Yesu tubisabye, amen.
ijurira zagera n'ibyaha nicyo gituma wuzuye umubabaro n'ugihe ijoro naryo ira kenshi uri isi ariko nuko narabona azaba w'igitondo gihoraho nibwo ntazongera kwiruka naho ijuru niwe wabo wabizera tuzimuka mw'isi tujya. Yesu ashimwe. Mu cyo cya nyuma dushimira Imana yamuhaye ubuzima bwiza muri iyi myaka, ni bakeya bayigeramo bakagera muri iyi myaka Imana imuhamagariyemo. Imana yagize neza, imuha ubuzima, imuha kurama. Rero ntago twayibaza ngo ibyo wakoze ni ibiki, byose yabikoze mu bumana bwayo. Mana yacu turagushimiye kuko uri Imana, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turagushimiye ko ari wowe ubiba imbuto igihe cyagera ugasarura. Turagushimiye ko wasaruye uyu mubyeyi mu gihe gikwiriye, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Kandi turagushimiye ko wamusaruye yarakumenye, yarakiriye agakiza, akakira izina ryawe, akakwemera. Mu izina rya Yesu ubihererwe icyubahiro Mana. Fasha imitima iteraniye muri uru rugo, ababuze ihumure ubahe ihumure, imitima ishenjaguye wongere uyihe ibyiringiro bizima, udukomeze muri ibi bihe bitoroshye, gahunda zose ziyoborwe neza. Ndagushimiye kuri mu ruhande rwacu, icyubahiro ni cyawe Mana, mu izina rya Yesu, amen. Mana ibahe umugisha. Ngira ngo nta mwanya munini dufite hano, yari umukristo, yarayizeye, yarakijijwe. Rero abantu twakijijwe ntago tutinywa n'urupfu kuko tuzi iyo tujya. Imana iduhamagaye tuba tuzi iyo tujya. Dupfana ibyiringiro rero byuzuye. Umukecuru yapfanye ibyiringiro byuzuye kandi yari yarizeye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Niyo mpamvu tudakwiriye kumuherekesha amarira, ahubwo dukwiriye kumuherekesha ibyishimo no gushima Imana ko Imana yamuhamagaye yaramaze kuyiringira. Yesu ashimwe cyane. Imana ibahe umugisha. Byahishuriwe Yohana, yaranditse igice cya 14 umurongo wa 13, aravuga ngo numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti, andika utuhere none hahirwa abantu bapfa bapfiriye mu mwami. Umwuka nawe aravuga ngo ye, abo bantu bapfiriye mu mwami nibaruhuke imiruho n'imihati, ngo kuko imirimo myiza bakoze igiye ibaherekeje. Mukecuru yaruhutse, nta kibabazwa n'umubiri, nta kibabazwa n'isi. Twebwe turababaye kuko tumubuze, ariko we yaruhutse. Kandi aho yaruhukiye umubabaro ntazongera kuwumva, ntazongera kumva umubabaro w'umubiri, hazongera kugira ikintu na kimwe kimurushya.
Imana yamuhamagaye, ahubwo tugire ibyiringiro tuvuge ngo Mana natwe tugize icyifuzo cyo kugira ngo uzaduhe kugira iherezo ryiza nk'iry'umubyeyi wacu umuhamagariyemo. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza. Nagira ngo rero twongere turirimbe indirimbo imwe hanyuma dusezere. Iyindi mihango yose irakurikira, irabera ku rusengero, niho turi bwumvire ubuhamya n'izindi gahunda. Aha rero ndagira ngo turirimbe iyo ndirimbo hanyuma abantu basezere, barajya banyura hano baca mu gikari kugira ngo tubone umwanya. Ndagira ngo turirimbe indirimbo ya 400 ivuga ngo twebwe abasiganirwa aho dutegeka, hanyuma tuyiririmbe hano muze gutanga akayira kugira ngo baze kubona uko basezera. Yubatswe n'izahabu zirabagirana, urupfu ntirubayo, nta no kunanirwa, nta mbeho nta n'izuba, nta ndwara nta byago, ururembo rwera n'imirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagirana, kambaganire murirwa, mumenye ibyiza byarwo, murwifuze namwe, urwo rurembo rwera n'ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagirana, udakijijwe wese ntabwo azataha, zirabagirana muri zose zombi, nibuhisemo. Mbese rero isi izashonga niyuzama, urwo rurembo rwera n'ibirimo byose yubatswe n'izahabu zirabagirana, urwo rurembo rusiga ibyino mw'isi bitazahora, wiyegurire Yesu umwami w'ijuru, urwo rurembo ihangane mukomere. Ihangane mukomere.
mubone, mwihangane mukomere, niko bigenda. Ndagira ngo dusenge rero, pastor uzamura isengesho, dusengera Imana, dusabeho murekure uyu muryango, hanyuma turageze n'urugendo tujye gukora, tujye kurusengera. Senga Imana, tugushimiye yuko wari waraduhaye umubyeyi kandi yatuguye neza mu gihe cyose twamaranye, ariko isa yawe igeze urabyemera, iminsi urayisoza, tutabishaka tutabyumva, ariko urabikora kuko wabonaga ko bikwiye. Komeza rero imitima yacu, humuriza imitima y'abana, humuriza imitima y'abavandimwe, humuriza imitima yacu twese uko turi aha ngaha ndetse n'abandi bumvishe iyi nkuru, wikomeze uyambike ibyiringiro by'uko tuzongera tukamubona ubwo abera uzaba ubahurije hamwe kuri wa munsi w'umuzuko. Turagushimiye ko icyo ari igikorwa uzakora kandi tukanezezwa n'uko tuzongera kubona umubyeyi wacu. Dushoboze rero abari aha ngaha dusigaye ku isi kera kugira ngo aherekezwe mu gaciro ke n'icyubahiro cye nk'umubyeyi wacu kandi nk'umukozi wawe wagukoreye. None aho bigeze aha ngaha turagushimiye, tukuragije ibiri imbere rero. Tugiye tugenda hariya ku rusengero, reka urugendo rube ruhire, rube rwiza, kandi ibibera hariya byose mu rusengero Mana biyoborwe nawe kuza kugeza ku munsi wo gusoza iki gikorwa cyo kumwerekeza neza mu gaciro ke. Ukomeze ubane natwe muri byose, gendana natwe, kandi ihumure ryihariye ku bana ukomeze uribambike, uribahe kandi ukomeze umutima. Tugushimiye ko ubikoze mu izina rya Yesu, amen. Akoze.
Jesus.
gahunda turayitangiza isengesho ribuze kongera kubasaba abakurikira wese tubaha Imana dusenge twishimire icyiza yakoze kandi twirangize iyi gahunda. Basabe Pasiteri Mussolini atambuke badusengere muri uyu mwanya. Imana twishimiye ko uhaye umwanya wo guherekeza umubyeyi wacu watuvuyemo. Mana biherwe icyubahiro. Uyu ni umwanya rero mwami ukomeye umuryango, umuryango worohewe kuri uyu mwanya ukomeye, ariko natwe dusenga tuzi ko ugiye ihumure ruta abandi bantu. Abantu bashobora kuduhumuriza ariko ntibifate, ariko uhumurije arakomera. Niyo mpamvu dusenze kugira ngo Bwana uhumurize imitima y'abantu bari muri iri teraniro, kuko iri teraniro ni iteraniro ryo guherekeza umubyeyi. Imitima y'abantu icitse intege, imitima y'abantu irihebye, ariko tuzi ko mu gihe nk'iki ngiki nawe uba hafi y'umuryango, ujya uba hafi y'abantu ukabakomeza, ukabambika imbaraga, ukabashoboza guhagarara mu bintu n'ibindi bakomereye bakabinyuramo bakomeye rwose. Turabishimiye Mana, nuko kandi hari gahunda mwami ziteguwe mwami muri uwo muhango wo guherekeza umubyeyi wacu. Niyo mpamvu izo gahunda zose tuzisengere kugira ngo umuyobozi uziyoboye ubane nawe mwami data, kandi iri teraniro ryose mwami ubane naryo, Umwuka Wera abe muri iri teraniro, kandi buri wese abone ihumure tuvuze mwami Mana. Turagushimiye kuri mu ruhande rwacu, kandi turakomeza kudushyigikira muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Na karindwi muri ndirimbo z'agakiza bivuga ngo ni igihe gito intambara idashira. Abaririmbyi baradufasha ndetse n'abandi bayizi, twongeye tugahaguruka tukaririmba duhagurutse ntacyo byari bitwaye, hanyuma tugafatanya iyi ndirimbo ihumuriza imitima yacu mu gihe nk'iki ngiki. Baririmbyi mudutere ijwi ryiza. Thank you.
Urakoze cyane. Iyi ni indirimbo umuririmbyi yaririmbye agambiriye guhumuriza abacu batandukanye tubakunda twabanye neza mu buzima bwo muri iyi si, kuko byanze bikunze umuntu uriho igihe cye kirahera atabaruka akava mu mubiri cy'Imana yabishe ni umunsi n'igihe, ariko buri muntu wese aba ari mu rugendo aba yiteguye, waba muto waba mukuru, igihe cyawe iyo kigeze uragenda. Uyu munsi rero duteranye muri uyu mwanya kugira ngo duherekeze umubyeyi wacu wasoje urugendo rwe, ariko twihanganishije abantu bose. Turababwiye ngo mu ijuru hari Imana imara umubabaro, hari Yesu uzahanagura abantu amarira barize bari mu isi. Turifuza yuko iki gitaramo cy'umunezero twese twazakibonekamo. Tugeze mu mwanya wo guhana ikaze, ndagira ngo twakire umushumba wacu wa paruwase ya Kabuga, umushumba w'itorero rya Kabuga, maze adufashe atwakira abantu bose barahangaha. Imana imugishe. Karibu umushumba. Kanange banze mbabwire ngo mwihangane, umwanya n'uyu ntabwo tumenyera, urupfu ntitumenyera, ariko duhorana narwo buri munsi, buri gihe rutunyuramo, tukanavuga ku byabo buri gihe, ariko ndaruganyera. Ibyo ni ibintu biri muri kamere yacu. Rero niyo mpamvu dusaba ko buri muntu wese Imana imushoboze yihangane, cyane cyane umuryango w'uyu mubyeyi ndetse n'abari baziranye we mwese, kugira ngo mukomeze mwihangane. Ndagira ngo twakire kandi turakirana muri rusange, ntabwo niyo ibintu byinshi, kuko tuzi ko abana mwese mwaje mutabaye kandi mwaje guherekeza uyu mubyeyi witaye. Birashoboka cyakora ko hari abavuye kure, kuko hano muri paruwasi ya Kabuga mu rurembo rwa Kigali y'Abadeperi, uyu mubyeyi nawe tuzi ko yari umumambure w'itorero Adeperi, nubwo iminsi myinshi amaze yari inaha, ariko ubuhamya bw'itorero rye yabarizwagamo barabuduhaye. Twarabusabye kandi barabuduha. Twamwakiriye umuntu wose ufite rekomandasiyo ya Kristo. Rero ni nayo mpamvu tudashidikanya yuko hari abantu baturutse hariya kure baje guherekeza uyu mubyeyi. Abanagira ngo aho bari barambura ikiganza tubegereze mu izina rya Yesu. Imana ibamugisha, tubakiriye mu izina rya Yesu. Ndagira ngo namwe mugire icyo kiganza muri bakiriye.
abo muri Kabuga nako Paruwasi ya Kabuga mwese rero turabakiriye tubahaye ikaze nyuma yo kwakirana dusome bakora ijambo ry'Imana dusome ijambo ry'Imana n'iryo rikuru urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma tuze gukoresha umwanya wacu neza dusome ijambo ry'Imana kugira ngo baza kuvuga kuri uyu mubyeyi baze kubona umwanya. Ijambo kandi Pawulo yandikiye itorero ry'i Roma dusome ibice 5 umurongo wabo wa 12 Abaroma ibice 5 wa 12 aravuga kuko bimeze bityo nubwo ibyaha byazanywe mu isi n'umuntu umwe urupfu rukazanwa n'ibyaha niko urupfu rugera ku bose kuko bose bakoze ibyaha. Amen. Dusome no mu byahishuriwe ibice 20 umurongo wa 12 byahishuriwe ibice 20 umurongo wa 12 abangomona bapfuye abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere y'iyo ntebe nuko ibitabo birabumburwa kandi n'ikindi gitabo kirabumburwa aricyo gitabo cy'ubugingo abapfuye bacirwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo zikwiriye ibyo bakoze. Inyanja igarura abapfuye bo muri yo urupfu n'ikuzimu bigarura abapfuye bo muri byo bacirwa imanza zikwiriye ibyo umuntu wese yakoze. Urupfu n'ikuzimu bijugunywa muri ya nyanja yaka umuriro. Iyo nyanja yaka umuriro niyo rupfu rwa kabiri kandi umuntu wese utabonetse ko yanditse muri cya gitabo cy'ubugingo ajugunywa muri iyo nyanja yaka umuriro. Imana idufashe cyane. Nashakaga ko abari aha twongera kuvuga urupfu n'ubuzima gupfa no kubaho ni ibinyuranye. Iyo utariho cyangwa se umuntu uriho azapfa niko twabona. Umurongo twamaze gusoma uravuga ngo urupfu rwazanywe n'icyaha. Ni nayo mpamvu mu rupfu rugera ku bantu bose kuko bazi bose bakoze icyaha. Bishaka kuvuga ngo umuntu wese ni umukandida w'urupfu. Uriya wese tubitinya tutabitinya uko biri kose ikibazo gihari gusa ni igihe kitari ntabwo tugendera isaha ariko buri wese ni kandida uzapfa. Ibanga gusa Imana yabihishe ni ukumenya ruzaza afite imyaka ingana. Hari abo bijyana bakivuka, hari abo bijyana bamaze kwigira hejuru gato, hari abo bijyana bakiri abasore abandi ari inkumi, hari abo bijyana bageze ahantu heza h'ubuzima bwo muri iyi si, hari n'abo bijyana bamaze gucura, bamaze kureba imiryango, bamaze kureba kugira ibyo bageraho. Mbese ibyo ni ibanga ry'Imana. Ariko icyo tuzi neza ni uko urupfu rugera ku bantu bose cyangwa se ruzagera ku bantu bose. Bivuga ngo buri wese ni kandida yo kuzapfa. Kubera iyihe mpamvu? Buri wese bamwe. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri rero nashatse ko dutekerezaho ni uko Imana yateganyije kuzuka. Haleluya. Nubwo abantu bapfa ariko ntabwo bapfa buherere. Hazabaho kuzuka. Hazabaho kuzuka. Imana ntabwo urupfu rw'umuntu ntabwo ari ugupfa ngo birarangiye. Bibiliya igenda itwereka ndetse ko n'abapfuye bafite ahantu barindiwe imyuka yabo. Iyo apfuye yizeye Imana akaba apfuye ari umuntu ufite ubuhamya bwiza imbere y'Imana. Bwiza imbere y'Imana ushobora abantu tumenya igice ariko Imana imenya byose. Amen. Iyo rero ugiye ufite ubuhamya bwiza imbere y'Imana, iyo myuka yabere ibifite ahindi
kandi itegereje umuzuko w'abakiranutsi. Hari igihe kimwe rero abapfuye bose bazazuka. Umuzuko hano hari imizuko ugizwe n'ibice byinshi. Hari umuzuko w'itorero, Yesu aje kujyana itorero, ariko hari n'umuzuko ku munsi w'imperuka hagiye kubaho imanza. Umuzuko ugizwe n'ibice byinshi, harimo n'uwa Yesu warabaye, ariko uyu hakazaba n'itorero Yesu nahamagara ajyana itorero kugira hazazuka abakiranutsi gusa. Abapfuye muri Kristo dusoma mu Batesalonike ba mbere ibice 16, aho niho dusoma umuzuko wo kuzamuka kw'itorero. Icyo gihe niba uyu mubyeyi berekeje no mu itorero, haleluya, n'imbere y'Imana akaba apfiye muri Kristo nk'uko tugiye kubihamya, nk'uko n'itorero rye ryarihamije, haleluya, akaba apfiye muri Kristo. Abatesalonike 4:15 haravuga ngo icyo gihe abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kugira ngo gusohoka. Abazaba bakiriho nabo, abo ngabo aribo bonyine hari batazapfa, ariko nabo ntibazajyanwa mu mubiri. Abazaba bakiriho bazahindurwa, haleluya, nabo bazahinduka ntibazajyanwa imibiri, bazahindurwa mu kanya gato nk'ako guhumbya, nabo basanganira umwami mu kirere. Bishatse kuvuga ngo uyu munsi mpari gusa Yesu agahamagara itorero, abapfuye bahita vuba babanza kuzuka. Abazaba bariho n'abahindurwa bose ngo bazamukire rimwe basanganire umwami mu kirere. Umwanditsi Pawulo yaravuze ngo nubwo mumaranisha imibabaro, umurongo wa 18, mumaranisha imibabaro kubwirana, haleluya, tubwirane ko Yesu azaza. Ibyo byonyine bituma umubabaro, haleluya. Niba ufite umubabaro ukwiriye gushira kuko Yesu azaza, kandi nazo azahamagara amazina n'abapfuye bazamuka. Abapfuye muri Kristo bazamuka kandi bahite bazamuka bakurikiye ibijyanye n'amazuka. N'abazabakira bari muri Kristo nabo bazahindurwa mu mwanya muto wo kubatsa, basanganira umwami mu kirere. Uwo ni umuzuko w'itorero, itorero rya Kristo. Ariko umuzuko hano dusomye ntabwo ari uyu, kuko nyuma y'uko itorero rigenda hazaba ibindi bihe bitandukanye byinshi, n'abanyabyaha bakomeze kubikora, n'isi ikomeze gukabya mu byaha. Hazaba ibindi bintu tutashobora kuvuga uyu mwanya, ariko hari igihe noneho hazagera habeho umuzuko rusange, umuzuko w'imanza. Aho rero uwapfuye urupfu urwo ari rwo rwose, aba yarapfuye ari umunyabyaha, nawe azazuka. Nta muntu utazazuka icyo gihe, kuko icyo gihe kizaba ari igihe cy'urubanza rwa nyuma. Aha rero niho dusomye, Yohana niho yabonye ko icyo gihe urupfu umuntu wese yapfuye. Ngaha twongere turasoma n'umuvugo hejuru kuri 11 yavuga ngo mbona intebe y'ubwami nini yera, mbona niyicayeho, isi n'ijuru bihunga mu maso hayo, ahabyo ntiyabakiriwe. Mbona abapfuye, abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere y'iyo ntebe, nuko ibitabo birabumburwa, kandi n'ikindi gitabo kirabumburwa, nicyo gitabo cy'ubugingo. Abapfuye bacibwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo zikwiriye ibyo bakoze. Aha rero niyo mubyumva neza, bose bazazuka, umuntu wese urupfu yapfuye, kuko ntabwo kwipfa izina, hari uzira indwara, hari uzira agisida, hari ugwa mu mazi, hari uzimira kamuhana bakazabirwa nawe. Ariko urupfu rwose umuntu yapfuye muri iki gihe cy'imbere, muri uwo munsi w'urubanza, bose bazazuka, kandi buri wese bazazuka bagiye, ntabwo buri umwe cya gitondo bizaba rigiye, ahubwo iki gihe bazaba bagiye kugenewe kujya imbere y'intebe y'urubanza rw'Imana. Rero imanza rero iteye ubwoba,
mwumvise ko mu bitabo bizagomborwa, noneho bagashakira izina mu gitabo cy'ubugingo. Umuntu wese bitagaragaye ko izina rye ritari mu gitabo cy'ubugingo, azajya acirwa urubanza rukwiranye n'ibyo yakoze byatumye atagera mu gitabo cy'ubugingo. Bisobanuye ngo abandi nabo babonetse mu gitabo cy'ubugingo, birumvikana nta rubanza ruzabatsinda, kuko niba bageze mu gitabo cy'ubugingo gucibwa urubanza rutuma upfa. Nta impamvu nashatse ko tubibukiranya n'iki, ni ukugira ngo tumenye ko gupfa k'uyu mubiri ntabwo ari iherezo ry'ubuzima, ahubwo ubuzima burakomeje. Nyuma y'urwo rubanza Imana izahemba abakiranutsi, abayitoreye, ababaye mu isi bubaha Imana, ababaye mu isi bemera urupfu rw'Umwami Yesu, bakiriye agakiza, bakiriye Yesu, bakemera kujyana na Kristo. Abo ngabo bazabana n'Imana iteka, bazahabwa umugabane wabo. Ariko abakurikiye Satani nabo bakemera guhitamo kumukorera, muri iyi si hari abahisemo gukorera Satani, bahisemo ugasanga baravuga bati ibyaha ntacyo bidutwaye, kandi babizi ko ibyaha ari ibya se wa Satani, ari we ugenga ibyaha byose, niwe ugenga ibyaha byose, niwe ubiyoboye. Abo rero nabo bazahabwa umugabane wabo kuko urubanza ruzamutsinda. Isomo dukuramo rero mu rupfu nk'uru ni uko twongera kwibutswa icyo Imana dushaka. Cyane rero uko Imana itubwira ngo ubuzima bw'inaha ni buto cyane, ubuzima bwo muri iyi si ni bugufi cyane. Tumenye ko twakora ibimeze gute, twagenda bingana gute, ariko ibyo ari byo byose ubuzima bwo muri iyi si ni bugufi cyane. Icya kabiri ni uko nyuma y'ubu buzima bugufi cyane hari ubundi Imana yaduteguriye, kandi ni ubuzima butagira iherezo. Haleluya! Ni ubuzima bwiza, ni ubuzima bwo kubana n'Imana, ni ubuzima butagira amarira, ni ubuzima butarwara, ni ubuzima budakena, ni ubuzima budasonza, ni ubuzima budakenera kwamba, ni ubuzima budahangayika, ni ubuzima budakenera umva, ni ubuzima bwiza Imana yarabiringanije kugira ngo ibyo twabuze mu isi byose tuzabibone mu ijuru. Ibyo twabuze mu isi byose, ibyo ujya wumva wifuza ntubigereho, ndetse Imana yaravuze ngo n'ibyo tutigeze n'amatwi atigeze kumva. Haleluya! Ibyo amatwi atumvise n'ibyo amaso atabonye, urumva ko ibyo ibintu utigeze wumva ntunabirebe, mbese bitageze mu bwenge bwawe, Imana yabihishuriye, yabibikiye abantu bayo. Amen. Nagira ngo babwire ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi bwiza cyane. Nagira ngo nongere muhumurize abababaye, uvuge ngo uyu mubyeyi nubwo agiye, ariko arahirwa ko agiye ari umukristo, Umwami Yesu akaba agiye ari umukristo, akaba agiye aho abera bake. Ko igihe kimwe ahubwo natwe nituba amaso, natwe nitutegereze kugaruka k'Umwami Yesu, tukategereza ko kubona n'urupfu narwo buzima bushake, tukabitegereza nako turi mu Mwami Yesu, tuzongera tubonane n'uyu mubyeyi. Amen. Muzongera mubonane n'abandi bamuzi n'abamukundaga, kandi muzabana mu bwami bw'Imana iteka ryose. Rero nagira ngo tumenye ngo nubwo umubyeyi agiye, ariko Imana iracyadushaka twebwe abayo, iracyatuburira, iracyatubwira ngo urupfu rugera ku bantu bose, ariko nanone n'ubugingo bw'iteka ni ubw'abantu bose. Cyatumye Imana itanga umwana wayo w'ikinege, ngo ni ukugira ngo umwizera wese ataribuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ndifuriza buri wese uraha waje guherekeza uyu mubyeyi ko nawe yazabona ubugingo bw'iteka ryose. Ndifuriza ko buri wese yazagira iherezo ryiza, yaba apfuye cyangwa se akazasanga akiriho, ariko akazaragwa ubwami bw'iteka ryose. Imana ibafashe kandi ikomeze umutima. Ndagira ngo dusengere muri iri jambo twumvise, dusenge Imana ngo ibe hafi yacu. Twebwe ntabwo dusengera uwagiye, hari imyizerere myinshi y'amadini, hari ababona yenda tugejeje umurambo hano bakagira ngo natwe tuje kuwusabira. Ntabwo dusabira twebwe uwagiye, dusabira no gusabira imitima y'abantu, no kongera kumva ijambo ry'Imana,
kugira ngo twumve urupfu icyo rutubwiye. Ikindi ni uko urupfu rw'umukiranutsi ni urw'igiciro. Urupfu rw'umukiranutsi ni urw'igiciro mu maso y'Imana, ndetse tumufata ko ari ubukwe. Ni ubukwe tuba tumuherekeje mu cyubahiro kuko umukiranutsi. Ariko ijambo ry'Imana n'amagambo tuvuga n'amasengesho twasenga ntacyo yamumarira, ahubwo icyo amarira akimarira twebwe abari hano. Niko ariko twebwe twizera. Ubu ibyo yajyanye ni ibyo, ahubwo twebwe abasigaye. Niyo mpamvu cyagiye Yesu acira abantu umugani wa Lazaro n'umutunzi. Abari ahantu utabyizera gutyo, Yesu acira umugani wa Lazaro n'umutunzi. Muzi ko Lazaro yagize iherezo ryiza ku Mana, namutunzi nawe apfuye agira iherezo ribi kubera ukuntu yitwara. Ariko ngo bageze ahantu bajyana batandukanye. Lazaro ajya mu gituza cya Aburahamu, umutunzi ajya ahantu hashya ababara babazwa. Ariko noneho ngo yakemuka Lazaro ku ruhande rwo kuratira Lazaro, ko twaturanye twabanye wamfashije kareba uko nibura. Ngo yari akeneye n'ufata utuzi cyangwa isonga urutoki agakoza mu mazi